Yes, twongeye kubasuza abakunzi bacu ba Paradizo TV aho tuguma dushimira urukundo mukomeje kutwereka. Tugiye kurebera hamwe imodoka idasanzwe yatwaye igikomangoma Prince Charles wari uri mu Rwanda mu nama ya CHOGM. Mu ntangiriro z'icyumweru gishize nibwo u Rwanda rwakiriye igikomangoma Charles n'umugore we Camilla, cyane ko bwari ubwa mbere mu mateka y'u Rwanda rwakiriye umuntu wo mu muryango w'ibwami mu Bwongereza. Byasabaga imyiteguro ihambaye haba mu kugena aho azarara ndetse n'imodoka azagendamo. Prince Charles wari witabiriye inama ya CHOGM yageze ku kibuga cy'indege cya Kigali mu ijoro ryo kuwa 21 Kamena 2022. Kimwe mu byo abantu bari bafitiye amatsiko n'imodoka yagombaga gutwara uyu munyacyubahiro, cyane ko mu byo iwabo bamuziho harimo no gukunda imodoka nziza kandi zihenze. Yari mu Bwongereza, Prince Charles akunze kugaragara agenda mu modoka ya Aston Martin V8 Vintage, Range Rover Hybrid, Lagonda 3.0 liter na Audi A6. Ibi byatumaga hari abumva ko imodoka igomba gutwara uyu mushyitsi igomba ari imwe muri izi yaba yizaniye cyangwa u Rwanda ari rwo rwayishatse. Prince ageze ku kibuga cy'indege yakiriwe mu cyubahiro, agirana ikiganiro kigufi na ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza wari ukuriye itsinda ry'abamwakiriye, ahava yerekeza ku modoka yagombaga kumukura kuri iki kigo. Mu mafoto yahise asesekara ku mbuga nkoranyambaga, hari ayamugaragaza ari mu modoka ya BMW, bamwe batahise babasha kumenya ubwoko neza cyangwa andi makuru yisumbuyeho. Nyuma byaje kumenyekana ko imodoka yatwaye Prince Charles ari BMW 750 Li yageze bwa mbere mu Rwanda 2016. Mu gihugu hari imodoka 6 gusa zo muri ubu bwoko, aho buri imwe ibarirwa agaciro karenga miliyoni 200, haba mu gusura urwibutso bamuherekeje. Iyi modoka ndetse n'izindi 5 ngenzi zayo ni iza Premier Transport Tour Service, ikigo nyarwanda gikora ubucuruzi bwo gukodesha imodoka zifashishwa mu gutwara abashyitsi b'icyubahiro, abageni, ba mukeragendo ndetse n'abandi bose bifuza izo modoka zo mufashishijwe muri CHOGM, aho nibura bibarurwa ko cyatanze imodoka zirenga 110 zirimo Toyota Land Cruiser V8 zirenga 20, President buses 2 ndetse n'izindi BMW 6. Uretse Prince Charles, imodoka z'iki kigo zagize uruhare mu gutwara abayobozi ba Malaysia, Qatar na Banki Nyafurika itsura amajyambere. Umuyobozi mukuru wa Premier Transport Tour Service Kabera Joseph yavuze ko batanga izi modoka batari bazi ko hazavamo izatwara Prince Charles, kuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yabasabye kubaha imodoka gusa. Ati muri CHOGM turi bamwe mu batanze imodoka zatwaye abantu ndetse n'izatwaye ibintu byabo. Hari imodoka twahaye leta ariko hari n'izindi twahaye abantu ku giti cyabo. Byaciye muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga badusaba imodoka zitandukanye, ntabwo twari tuzi ko zizatwara nibo bahisemo izikwiye gutwara Prince Charles. Gusa iriya BMW ni imodoka nziza cyane ikwiriye umushyitsi w'imena nk'uriya. Kabera Joseph yavuze ko iki kigo cyaguze izi modoka za BMW 750 muri 2016 zitumijwe mu Budage. Kugeza ubu nizo zonyine ziri mu Rwanda, ndetse na mbere yo gutwara Prince Charles zatwaye abandi bayobozi bakomeye barimo Benjamin Mkapa wabaye perezida wa Tanzania n'abandi bakuru b'ibihugu bitabiriye inama mpuzamahanga ku bukungu bwa Afurika yabereye i Kigali muri 2016. Kuba iyi modoka ya BMW 750 yaraturanyijwe ngo itware Prince Charles ntibyapfuye kwizana, ahubwo byatewe nuko ari imodoka ifite ikoranabuhanga rihambaye kandi ishobora kugenda ku muvuduko wo hejuru. Ifite moteri ya V8 turbo 2, ibintu biyiha ubushobozi n'imbaraga zo kugenda ku muvuduko wo hejuru ushobora igihe bibaye ngombwa. Igitwaye umunyacyubahiro bikaba ngombwa ko igera mu korosi, ntibisaba yitwaye kugabanya umuvuduko, ahubwo akatira kuwo yari afite, abifashijwemo nuko amapine y'inyuma y'imodoka nayo akata. Nk'igihe igeze mu muhanda mubi cyangwa doda, ni imodoka irabimenya igahita yigira hejuru kugira ngo idakora hasi. Ifite kamera n'ikoranabuhanga rya sensors riyifasha kutagonga umuntu cyangwa ikintu biyegereye. Umushoferi atabibonye irihagarika, yakomeza guhatiriza ikazima. Ubu kwizimya cyangwa
gufata feri ishobora kubikora n'igihe ibonye umushoferi uyitwaye ari kurangara cyane, kwa kundi umuntu agera muri traffic light umuntu akamara umwanya ategereje imodoka yaka, yo ihita yizimya, ariko wajya guhaguruka ntibisabe kongera kuyatsa, ahubwo moteri yayo igahita yitangiza. Igihe habaye impanuka amapine y'imodoka agatoboka cyangwa akaraswa, ikomeza kugira ubushobozi nibura bwo kugenda kilometero 100, noneho ipine rikabona guhindurwa. Ikindi gihe imodoka umwihariko nuko itemerera uyitwaye kurenga igisata cy'umuhanda arimo, kuko iyo yambutse umurongo amapine ahita yigarura, bivuze ko kubona uyitwaye ari kugendera abandi nabi mu muhanda ari kizira. Iri koranabuhanga ni naryo kandi ikoresha igihe ugiye kuyiparika muri parikingi zifite imirongo, ku muntu utazi guparika neza iramufasha yo ikiparikira igendeye kuri iyo mirongo. Ubwiza bw'iyi modoka nibugarukira kuri iri koranabuhanga nuko igaragara inyuma ahubwo n'imbere nuko iri mu bwoko bw'imodoka ziciye bugufi, imbere iragutse ku buryo ishobora kugenderwamo n'umuntu muremure bishoboka. Ifite televiziyo ikorana na satelite ku buryo uyigendamo areba televiziyo zo hirya no hino ku isi atishyuye ifatabuguzi ry'ikigo icyo ari cyo cyose. Ikagira kandi na firigo ifasha abayirimo kwinywera gakonje mu gihe urugendo rwabaye rurerure. Ibyiza by'iyi modoka wabibarirwa neza na Evariste Nkuriyinka umaze imyaka 6 ayitwara. Nubwo atari we watwaye Prince Charles, uyu mugabo avuga ko abashyitsi bose yagiye atwara muri iyi modoka batunguwe n'ubwiza bwayo, ko kumenya ko mu Rwanda hari imodoka nk'izo. Ati nabashije kwitwaramo bagendaga bambaza bati ese mu Rwanda mufite imodoka nk'izi, bakambwira bati izi modoka nk'izi ni nk'izi Burayi kandi nabwo zigurwa n'abantu bakize. Birabatangaza cyane kuba iyi modoka iri mu Rwanda. Kabere yavuze ko kuba imodoka yabo yaragiriwe icyizere cyo gutwara Prince Charles babifashe nk'ishema kuri bo no ku gihugu. Ati byaduhesheje ishema kumva ko imodoka yacu yashimwe kuri ruriya rwego, ariko ntabwo byadutangaje cyane kubera ko tuzi ko ari imodoka yihariye kandi kwiye umushyitsi nk'uriya. Byarushijeho kuduha imbaraga ku buryo n'ubutaha mu ishoramari ryacu dushobora no kugura izindi modoka ziri muri iki cyiciro. Ni ishema kuri twe nk'igihugu kuba umushyitsi yarabonye imodoka nk'iri iri ku rwego rwo hejuru. Uretse abanyacyubahiro, izi modoka zikodeshwa no ku bandi babyifuza biganjemo abageni, nabo barazibaha. Mu rwego rwo gukomeza kugenda n'iterambere u Rwanda rugeraho no gufasha abanyacyubahiro barusura kubona imodoka bagendamo, ubuyobozi bwa Premier Transport Tour Service buvuga ko bufite gahunda yo kugenda bugura izindi modoka zigezweho. Ngaho rero nguko ni Paradizo TV, aho tugenda tubagezaho ibintu biba bigiye bitandukanye. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, kore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyiza byinshi tugenda atukugezaho. Muhorana nande na Buka Live, reka tubonane ubutaha.